Ndagusuje kandi ngwaye ikaze ukomeje kubana natwe hano kuri Rwanda News Updates cyane kugezaho udushya ndetse n'amakuru mashya bari kugenda avugwa hirya no hino ku isi. Ubu noneho uzaniye agashyange kukubwira ku mugore muto kandi mugufi wa mbere ku isi. Uyu mugore yitwa Jyoti Amge, akaba ari umugore ukomoka hariya mu gihugu cy'Ubuhinde. Rero kugeza ubu akaba afite imyaka 26, akaba azuzuza 27 muri uyu mwaka dutangiye vuba cyane. Uyu rero niwe mugore mugufi wa mbere ku isi. Ibi rero bikaba byarabaye kuva mu mwaka wa 2011, aho nakubwira ko kugeza ubu nta santimetero n'imwe ariyongeraho mu burebure bwe cyangwa se ubugufi bwe kugeza ubu tuvugana. Uyu mugore rero nk'uko ndi kumukubwira muri 2011 ubwo yanditswe mu gitabo cy'abaciye uduhigo ku isi cyitwa Guinness World Records, ubwo rero yuzuzaga imyaka 18 y'amavuko. Kugira ngo muri kugenda mubona ku mafoto ko nabwo rero bigaragara ko ari mugufi kugeza ubwo rero yishingikiriza n'agacupa k'amazi. Murabona ko ni mugufi cyane koko. Kugeza ubu rero nk'uko ndi kubikubwira, uyu mugore cyangwa se uyu mukobwa witwa Jyoti Amge ukomoka rero hariya mu gihugu cy'Ubuhinde, niwe mukobwa wa mbere muto ku isi kurusha abandi bose. Ingano ye rero ikomeje kumugeza ku bintu byinshi ku buryo hari benshi badatinya kuvuga ko ari impano nk'izindi zose, dore ko imaze kumuteza imbere cyane. Kuko rero ngiye kukubwira ibikorwa yagiye ageraho bitewe n'iyi ndeshyo ye. Urugero rero, nyuma yo guhabwa igihembo cya The Guinness Book of World Records mu mwaka wa 2011 cyo kuba umugore wa mbere muto kandi mugufi cyane ku isi kurusha abandi, byamubyariye inyungu nyinshi, harimo rero nko kugaragara mu biganiro bitandukanye bya za televiziyo zo hirya no hino ku isi, ndetse no gukina amafilime, aho rero yakinnye muri filime yitwa American Horror Story mu gice cyayo cya 4 cyitwa Freaky Show. Ngira ngo reko muri kubona hano ku mafoto aho yagiye yifotozanya n'inkweto ndetse n'icupa rya Coca-Cola, aho rero benda kureshya neza. Nakomeza kumbwira ko uyu Jyoti Amge arizihiza isabukuru rero y'imyaka 27 mu kwezi kwa 12 uyu mwaka. Akaba rero yaravutse ku itariki 16 Ukuboza mu 1993. Akaba afite uburebure bungana na santimetero 62.8 byonyine. Santimetero 62.8. Yumva ko rero ni igice cya metero urengejeho santimetero 12.8 gusa. Yumva ko rero ni mugufi cyane, abenshi bamuterura ukagira ngo n'uruhinja. Gusa rero icyo nakomeza nkubwira nuko ibi ngibi byo kuba ari mugufi cyangwa se ari mutoya kurusha abandi ku isi bitamubuza gukomeza gutera imbere mu buzima, kuko akomeza kubibyaza umusaruro. Kandi nguko rero aka niko gacya nari ngufitiye muri aka kanya. Ndizere ko kakunyuze. Gushimira ko wakomeje kubana natwe hano kuri Rwanda News Updates. Ndizere ko waje gukora subscribe ndetse na like kugira ngo ibi byose bigiye kugeraho ku buryo bworoshye cyane. Tubonane mu kanya gato nkuzaniye utundi dushya ndetse n'amakuru mashya bari kuvugwa hirya no hino.